Abana dusome igitabo bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana ndabasuhuje cyane, mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane, gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikazaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya kabiri kagenewe gusomwa n'abana batangira kwiga gusoma biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Kitwa Bana Dukunde Kwiga. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa yandika Rwanda ya 2019, kanditswe na Irakoze Noella. Yanditse iyi nkuru afite imyaka 11 yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ngiye kubasomera rero kandi mukurikire. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo, kandi nindangiza gusoma noneho muramfasha dusomere hamwe. Mu gihe tuba turimo gusoma agatabo ndakubaza ibibazo numve ko ibyo turimo gusoma urimo kubisobanukirwa neza. Ndagushimiye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera gusomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Bana dukunde kwiga. Devota yiga mu mwaka wa 2. Iwabo batuye ku mudugudu wa Cyabayaga. Devota akunda kwiga cyane. Ngaho subiza. Devota atuye he? Twasomye ngo Devota atuye mu mudugudu wa Cyabayaga. Nanone dukomeze dusome. Ababyeyi be bahora babimutoza. Umunsi umwe yavuye ku ishuri ababaye. Se na nyina bamubaza icyo yabaye. Ngaho reka nkubaze. Ni bande babajije Devota impamvu yababaye? Twasomye ngo se na nyina bamubaza icyo yabaye. Nanone dukomeze dusome. Abasubiza n'amarira menshi. Ababwira ko yabonye 0 mu ishuri. Ababyeyi be babyumvise baramuhoza. Nanone reka nkubaze. Devota yasubije n'amarira menshi abwira icyo ababyeyi? Twasomye ngo abwira ababyeyi be ko yabonye 0 mu ishuri. Reka dukomeze dusome. Bamubwira ko bazajya bamufasha. Devota bereka ikibazo cyamunaniye. Ababyeyi bamwereka uko gikorwa. Noneho reka nkubaze. Ababyeyi be babyumvise bakoze iki? Twasomye ngo ababyeyi be babyumvise baramuhoza. Ngaho dukomeze dusome. Devota ahita yishima cyane. Atangira gusubiramo asubiza icyo kibazo. Nuko Devota arushaho gusobanukirwa. Nanone reka nkubaze,
Kuki Devota yahise yishima cyane? Twasomye ngo ababyeyi bamweretse uko gikorwa, nuko Devota ahita yishima cyane. Ngaho dukomeze dusome. Mu ishuri ntarangara, akurikira neza. Ubu ni umuhanga mu ishuri ryabo. Ni nawe usobanurira bagenzi be. Noneho reka nkubaze, Devota afasha ate abandi banyeshuri? Twasomye ngo Devota niwe usobanurira bagenzi be. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara. Kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye. Sibyo? Reka dusubire ku rupapuro rwa mbere. Bana dukunde kwiga. Devota yiga mu mwaka wa 2. Iwabo batuye ku mudugudu wa Cyabayaga. Devota akunda kwiga cyane. Ababyeyi be bahora babimutoza. Umunsi umwe yavuye ku ishuri ababaye. Se na nyina bamubaza icyo yabaye. Abasubiza n'amarira menshi. Ababwira ko yabonye 0 mu ishuri. Ababyeyi be babyumvise baramuhoza. Bamubwira ko bazajya bamufasha. Devota bereka ikibazo cyamunaniye. Ababyeyi be bamwereka uko gikorwa. Devota ahita yishima cyane. Atangira gusubiramo asubiza icyo kibazo. Nuko Devota arushaho gusobanukirwa. Mu ishuri ntarangara, akurikira neza. Ubu ni umuhanga mu ishuri ryabo. Ni nawe usobanurira bagenzi be. Wakoze gusubiza ibibazo nakubajije? Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Wagerageza gusubiramo uwo mubana iyi nkuru tumaze gusoma? Wakoze cyane gusoma agatabo. Maze ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.